muri ibyo rusange yumva ni ukuvuga ngo nkurikiye iki muri iyi ndirimbo, iyi ndirimbo ngiye kumva nyikurikiyemo iki, ubutumwa ifite. numvise ko Bruce Melody yasohoye indirimbo, ese ngiye kumva nyikurikiyemo iki? nta kuntu wakumva indirimbo z'uruhande rumwe. Gospel ntabwo zigira, ntizituruhura umutima, ntizatuma urira. Reka nkubwire, urimo urashuka abantu. Ubu se uragira ngo bazajya bagenda umuntu wenda hari ukuntu umunsi we yawupanze, afite agasiporo, wenda arabyuka agiye mu gasiporo, nakava amaze yitunganya najya gusenga. Ubwo se nagera ku gatuti agiye kuridinga indirimbo, nibirangira aririmbye bya bintu bimvise cyane, ubwonko bwacu bujya bufata ibintu turimo kubuha cyane. Sazaririmba The Ben atari muri repetition. Ndabyemera pe. Nigeze kubyuka ari mu gitondo njya kuri TikTok nkubitana n'umuhanzi witwa Christella, afite akaririmbo k'agaswahili, njye ntabwo nzi igiswahili ubundi mu buzima busanzwe, noneho akaririmbo numva karimo voko nzi ya Bruce Melody cyangwa ya The Ben. Rati inshuti zanjye twifuje. Okay, murakoze. Turakwakira wowe wakoze subscribe kuri Shalom Gospel. Uyu ni wa mwanya wacu kandi tugaruka tubakorera ibintu bitandukanye byiza kandi bifite ubutumwa. Aka rero ni agace kacu ka gatatu ka Be The Light. Ndagushishikariza kugakurikira, ntiwagire gukora subscribe. Turi kumwe n'umutumirwa ariko ari off camera, yaratwandikiye atubwira ko mu byifuzo byiwe yumva ashaka ko yazatubaza ibibazo. Ndabeshye? Ntabwo wese. Yes, yifuza ko azatubaza ibibazo rero. Ndikumva twamuha umwanya. Karibu muvandimwe. Murakoze cyane kunumira kuri Shalom Gospel TV. Mfite ibibazo bigera nko muri 5 cyangwa 6 nifuje kubabaza. Maze iminsi nkurikirana ibiganiro byanyu, byaye ku bwanjye byaramfashije. Ikibazo nifuje kubabaza cya mbere kiragira kiti: ese umukristo nyawe yemerewe kumva no kuririmba indirimbo z'isi cyangwa izo dukunda kwita secular music? Okay, wasubiza. Banze umukristo yemerewe kumva cyangwa kuririmba indirimbo za secular, niko ikibazo kimeze. Ku ruhande rwanjye igisubizo ni oya. Kubera Njyewe igisubizo ni yego. Utaranatubaza impamvu igihe igisubizo ni yego. Igisubizo ni oya. Impamvu njyewe ako njye ndi kumva ari njye wagakwiye kubanza. Njye ndabanza nkubwire njye impamvu numva ko ari yego. Okay, ngaho tubwiye impamvu ari yego. Njye impamvu numva ko ari yego. Ubundi umuntu music kuyumva ni therapy. Ubundi music ni therapy. Sibyo? Umukristo rero ntago ategetswe, ntabwo ari nta hantu hari itegeko rivuga ko umukristo agomba kumva gospel gusa. Sibyo? Igihe rero ufite akaririmbo kari kugufasha, ugomba kukumva ga therapy. Oya. You ni side yanjye. Njye numva ko umukristo yakwiye yumva indirimbo za gospel gusa. Indirimbo z'isi, kubera ko indirimbo zose ziba zigiye zifite nyine amagambo, kandi indirimbo zitacinga buri mutima y'abantu. None se uwo mukristo wumva secular, amagambo yo muri secular akaba ariyo nyine ashyira ku mutima we, akaba ari yamwatacinga, urumva nta kintu yakangiza mu mutima we cyangwa se mu ntekerezo. Amagambo ari mu ndirimbo. Rero numva umukristo ntabwo rwose yemerewe kumva izo ndirimbo za secular. Okay. Uracyabihamya? Jewe ntabwo uri bubinkure kuko ntabwo urama impamvu zifatika. Ubundi ikintu cya mbere, sibyo? Music ni art. Sibyo? Kandi ntabwo ari buri ndirimbo yose irimo message mbi. Buri ndirimbo umuntu yumva ntabwo ibamo message mbi. Ni iki cyatuma uvuga ko umukristo ngo kuba wasanga ari kwiyumvira akaririmbo k'urukundo ngo nuko katavuga kuri gospel, uwo muntu bidakwiriye ari cya yaba yakoze se nine gerageza umpe point zifatika. Erega buriya umukristo agira amahame agenderaho. Amahame? Yego. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo byose turabyemerewe, ariko siko bitugirira umumaro. Izo ndirimbo turazemerewe kuzumva, ariko se zidufitiye umumaro? Kuri njye igisubizo ni cya kindi, umukristo ntagomba kumva indirimbo za secular.
okay, abantu badukurikiye baraza kutubwira, kutwandikira muri comment ko babyumva, kudufasha pe, kuko ndumva ntabwo ari kumwumvira. batubwire uruhande rwabo, baza kutubwira muri comment uko babyumva. Mukiri aho ngaho rero, tukiri kuri icyo kibazo, tugire nk'ikibazo cya kabiri, ko umwe yavugaga ko indirimbo z'isi atazumva cyangwa undi yazumva. Ngiye muri uwo mujyo nababaza ngo ni iyihe ndirimbo itari ya gospel ugeze kumva ukumva niyo ibihe byose iragufashije muri make? Kaduhere kuri ladies first, none this time. Okay, indirimbo rero itari ya gospel, okay, hari indirimbo yo kongera nigeze kumva ya King James yitwa Ndagukunda. Yitwa Ndagukunda. Afite nk'ebyiri zitwa Ndagukunda, baduha nk'amasegonda 5 iyo ndirimbo. Okay, nende ngo ndagukumbuye, sinzi niba ryo zina ryayo, ariko ni uko baririmba ngira ngo mu karifurikayo, ntabwo mba mbizi ibyo bintu by'izo ndirimbo, ariko ni ngo ndagukumbuye ni nka gutyo. gusa iyo urote nk'uwo ini yagufashije. Okay, kajya kuri side. Okay, je ntago nyibuka, ariko hari igihe ibihe nigeze kugeramo biba ngombwa ko mu ndirimbo ya Bruce Melody, ibyo nabyo bitubwire yitwa gute? Igihe nigeze kujyamo ngombwa ko mu ndirimbo ya Bruce Melody yitwa Ndakwanga. Wari uri mu bihe byari byiza tubyumvikana. Nigeze kujyamo nkajya numva iyo ndirimbo cyane. Ni nkaho urwo rukundo rwe rwakubabaje. Ntabwo ari urukundo, buriya n'umuntu ashobora kuguhemukira bigatuma ugira indirimbo ukunda. Nose indirimbo ivuga ngo hari igihe umuntu agutesha umutwe ya Bruce Melody. Yego, ndamukunda ariko ngo yari muri 001. 001 ni umufana twabyumvisha. Okay, murakoze. Ikindi kibazo nibajije, nashatse kubabaza muri rusange secular music mwisobanura muti ku ruhande rwawe uko byumva? Secular music ikintu ngiye nayisobanuraho muri rusange ni imyidagaduro, ni indirimbo nyine zitanga imyidagaduro, zifite abantu benshi zifasha, zifite abantu benshi zinspira nyine. Kugenda ujya kuri side yanjye oya ntabwo ngiye ndasubiza ikibazo uko kiri. Urumva secular muri rusange mu ijambo rimwe ni imyidagaduro, itanga imyidagaduro mu bantu muri rusange. Ariko na gospel zijya zitanga imyidagaduro, kumva nka James bakoreye igitaramo muri arena. Yes, yego, secular zitanga imyidagaduro, ndetse niyo turebye tubona Platinum ariho abantu bajya bakunda kujya, ariko buriya biterwa n'amahitamo y'umuntu. Gospel ishobora kuba ariyo yaguhereza imyidagaduro wifuza, cyangwa se secular akaba ariyo iguhereza imyidagaduro wifuza, bitewe n'uruhande urimo, bitewe n'amahitamo y'umuntu. Ngiye rero kuri side yanjye, kubera ko n'ubusanzwe nikundira umuziki, nkunda no kumva secular cyane. Ndazumva pe. Kandi uri umukristo? Ndi umukristo. Ndi umukristo, nemera Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ariko secular ndazumva. Bitewe nuko some of them ziba zifite amamelodi meza, zifite ama intro wumva ateguye. Simvuze ko amanuze message, simvuze ko ama gospel atagira ama intro meza. Like ubundi uko navuga secular ni indirimbo nyine zo mu buzima busanzwe. Ubundi abantu bavuga ngo secular ngo ni iz'isi, ngo gospel ngo zikaba iz'Imana, isi ntiririmba n'Imana ntiririmba. Imana izaturirimbira twageze mu ijuru, tuzumva indirimbo
y'umwana w'intama w'Imana nibwo tuzayumva. Rero ibyo byose like numva ko ngera ibintu like muri rusange ngewe Sekira numva ko ari indirimbo urumva zo mu buzima busanzwe. Ubwo gospel notari zo mu buzima busanzwe. Okay, sawa murakoze. Ikindi kibazo gikurikiraho nari mfite nayibajije ni gute umuntu yagira spiritual balance mu byo yumva. Njye numva ko birashoboka kubera ko nk'umukristo ugomba kumva Sekira urumva ukumva na gospel ariko ibyo ukurikiyemo bikaba bitandukanye. Like gospel nshobora kuyumva mfite intentions yo kumva music no kumva ubutumwa urumva. Sekira nshobora kuyumva expecting kumvamo music cyangwa ndi ku relax like ndimo nko muri sport. Buri indirimbo nyinshi za gospel ntabwo abantu bakunda kuzikoresha muri sport. Ntabwo nzi iyo mpamvu, ntabwo nyizi. Cyangwa muri gym. Nko muri gym biragoye gusanga bacuranze Mboye, bari gucuranga indirimbo ya Mboye. Biragoye ariko like nukubera ko gospel itaragera ku rwego rwo kuba bakora ama style yose nka gospel z'amapiano reggae zirahari ariko amapiano akenshi nk'amapiano ntabwo abantu bakunda kuyakora. Ahubwo you guys mukora gospel, why not mudakora amapiano? kandi nsigaye mbona abantu bajya muri gym bakakubitamo umukunga. Okay, bisigaye bibona muri gym bagashyiramo umukunga. Ni sawa, umukunga ni note kabisa. Umukunga wawukoresha sibyo, ariko harya rubaje ngo iki ndabyibagiye. Ni gute umuntu yagira spiritual balance? Wowe uburyo wabibara muri yumva no kuvuga ngo nkurikiye iki muri iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo ngiye kumva nyikurikiyemo iki. Ubutumwa ifite. Numvishe ko Bruce Melody yasohoye indirimbo. Ese ngiye kumva nyikurikiyemo iki. Birashoboka ko mukunda ariko se ngiye kumva vocal sibyo, kuko buriya Bruce Melody agira vocal. Ngiye kumva vocal, ngiye kumva music, ngiye kumva production irimo, ngiye kumva iki sibyo. Ibyo bigufasha kumanaginga like kubalansinga ibyo wumva mu ndirimbo kuri side yanjye. Ese nta kuntu wakumva indirimbo z'uruhande rumwe gospel ntabwo zigira, ntizituruhura umutima, ntizatuma urelaxa se, ntizatuma sa ku kajimu gakora uri mu gasiporo wiruka wiyumvira gospel, ntibyakunda. Ibyo byose birashoboka urumva, ariko wibuke ko umuntu wese akizwa afite aho yavuye sibyo. Umuntu wese akizwa afite aho yavuye, bivuze ngo ushobora no kumva ushobora gusubirayo. wera apana si ugusubirayo, ntabwo ari ugusubirayo. Icyo ndi kukubwira umuntu wese akizwa afite aho yavuye. Njye nshobora gukizwa nayo nsanzwe numva Bruce Melody. Gukizwa nuko ari byo buvuye nyine. Nayo nsanzwe numva Bruce Melody njyanye super. Sorry mvuge na The Ben abafana Bruce Melody n'aba The Ben bataza comment wasanga zuzimo Bruce Melody. Urumva ushobora gukizwa numva The Ben. Nkunda ukuntu aririmba, nkunda vocal yewe like, ariko nagera muri korali uzi ko se ashobora no kunyenspira njye nkaririmba vocal nk'iyi ariko nkaririmba gospel. Reka nkubwire urimo urashuka abantu. Ubu se uragira ngo bazajya bagenda umuntu wenda hari ukuntu umunsi we yawupanze afite agasiporo wenda arabyo kagiye mu gasiporo nakava amaze yitunganye najya gusenga, usanga uwo muntu ni nk'umurideri agenda yumva The Ben sibyo, agenda mu gasiporo yumva The Ben, narangiza aravayo akarabe yumva The Ben, gitunganye yumva The Ben, agenda ku rusengero yumva The Ben sibyo. Muri iyi minsi niwe uzaba urimo uramufasha. Ubwo se nagera ku gatuti agiye kuridinga indirimbo nibirangira aririmbye bya bintu bimvise cyane ku bwonko bwacu bujya bufata ibintu turimo kubuha cyane. Sazaririmba The Ben ataramurepese muri repetition kandi arimo kumwumva amagambo indirimbo yagiye yumva mu bwonko. Indirimbo yakujemo cyane biragora ko biti kuvamo nyine. Urumva rero njye ntabwo nabyigiye. Ibyo ndabyemera pe. Nigeze kubyuka ari mu gitondo njya kuri TikTok
nkubitana n'umuhanzi witwa Christella afite akaririmbo k'agaswahili njye ntabwo nzi igiswahili ubundi mu buzima busanzwe noneho akaririmbo numva karimo voko nziza urumva yakoma umenipa ushuda noneho ntabwo nzi igiswahili ariko indirimbo birangira ingiye mu mutwe akamelodiro karakwinjira birangiye ngiye mu mutwe ariko ntabwo ntekereza ko impamvu iyo ngiyo yangiyemo ni uko numvaga ari gospel ntabwo sekira yanjyemo ku buryo wumva mbabwira jya wumva gospel ukore siporo wumva gospel ikugumemo utazajya gutanga agafuraze ku gatuti ukabura indirimbo ya Bruce Melody cyangwa ya The Ben inshuti zanjye twifuje okay murakoze ikibazo gikurikiraho naribajije ndavuga ati ese umuririmbyi mwiza kugira ngo akomeze kuba umukristo yaririmba indirimbo z'isi ku ruhande rwanjye ni wowe ntabwo ngiye numva ikibazo neza ese umuntu uririmba indirimbo z'isi yakomeza kuba gute umukristo mwiza kambishyire muri iyo text biragoye ko yakomeza kuba umukristo mwiza mu gihe birashoboka ko yaba umukristo mwiza aho ku ijana oya biragoye dore kuri biragoye simbyemera umukristo umuntu w'umukristo ukomeza guha ubuzima bw'indirimbo za sekira akaba arizo yumva nta butumwa burimo umukristo intego ye natubwiye ngo harimo ubutumwa njye navuze ko indirimbo za sekira kandi natubwiye ngo wakunze ndagukunda byari kera wari utarakizwa bari barakijijwe oya nari nyijijwe ariko ni kwa kundi nyine ushobora kumva indirimbo ukavuga ngo karirimbo nyine keza uburyo karirimbitse indirimbo nyine z'urukundo nuko biba byaragenze ariko sinyaha amanota ntabwo mpereza amanota sekira wapi rero n'umuntu ukomeza kumva indirimbo ze za sekira cyane ahubwo bizarangira aguye ngo bizarangira aguye pe nta butumwa burimo nta jambo ry'Imana ririmo nta ariko se reka nkubwire wese aramutse aririmba nk'indirimbo zijyanye n'imibanire myiza n'abandi nibyo nanjye navugaga imibanire myiza n'abandi uravuze ngo imibanire myiza n'abandi harimo ubutumwa bwa hano muri iyi si ariko niba ufite gahunda yo kuguma mu buzima bwa hano mu isi it's fine ajya byumva gospel ni indirimbo zirimba ibya hano mu isi ndetse n'ibyo mu bwami bw'ijuru biragutunga hano ko byakurinda utabanje ngo nibyo mu isi nabyo bikemura ubwo reka tuve mu isi nta muntu ukizwa akiri mu byo mu isi niba warakijijwe ibyo mu isi warabitaye wabigiyemo bihagije urabikizwa byishyiraga ntabwo bivuze ngo ni ukuba mu byaha njye narakijijwe ariko nifuza inzu nziza ni njye nshaka inzu nziza kwifuza inzu nziza turi mu isi igihe twakijijwe ijambo ry'Imana riratubwira ngo Petero yabajije Yesu aramubaza ngo uko twataye ibyacu twagukurikira twebwe n'iki tuzagororera aramubwira ngo mu isi mufite 100% nzabakubire urumva hanyuma mu ijuru mufite ubugingo bihoraho ibyo bivuze iki Yesu ibyo mu isi yarabiduhaye duharanira ibyo mu ijuru kuko nibyo tutarageraho njye ntabwo njye nawe twemera kubera ko ubu ngubu hari abantu tuzi bakora indirimbo nziza z'ubumwe n'ubwiyunge urumva kandi izo ndirimbo ni sekira urumva nk'umuntu wakoze indirimbo y'akarere ka Kirehe wabwira gute ko umuntu wakoze indirimbo iyo ndirimbo ugomba kuyumva iyo ndirimbo se wabonye imitima ingahe yagize akarembo kavuga ngo dore ibyiza byo gutura ku mudogodo akore muri ako kazi ndakazi ariko ubwo butumwa nubwo igihe gito nta kintu bwakugezaho nyose ubwo ko baririmbye yagufashije iki yaramfashije nk'iki yakumariye kumva ko leta y'ubumwe urumva iri kuzana amashuri n'amavuriro hafi rega twese turabizi si ngombwa ko turirimba izo ndirimbo gutora mu kajagari cyangwa abantu batabizi ayo abo sinzi aho baba gusa sinshyigikiye urabona uzi ko gukora gospel utakurimba ngo Yesu azaza ngo turagana mu ijuru ngo agire uriya uje na hano muri karitsiye ugafasha abantu urimo urakora gospel ibyo ndabyemera none se umuntu nimba aje agafasha abantu ababwira uburyo babana neza aririmba izihe ndirimbo ari nk'uturimbo twa Mari Marite si ibyo ukurikira
uturimo twiza cyane tujyanye n'ibintu by'amahoro ubumwe n'ubwiyunge. uzi abantu bari buze kureba kino kiganiro twakoze baraza kumva sekira iraza kuba nyine ari indirimbo nziza. Uzi sekira wumva wenda wowe ku ruhande rwawe ushobora kuba wumva wenda izo ndirimbo zigaragaza ubwiza bw'igihugu, ibintu bitatse igihugu cyacu, izo ndirimbo ntabwo ari mbi pe, sibyo? Ariko abantu nituvuga sekira indirimbo bajya bumva ni za ndirimbo nyine wumva zikakwica zihereye mu mutwe, mu mutima, zikakwica neza. None se indirimbo z'ubukwe zo indirimbo z'ubukwe ziriya ni indirimbo z'ibirori, of course indirimbo z'ibirori ziririmbwa mu gihe cy'ibirori. Si indirimbo ushobora kuvuga ngo urayiririmbe ngo iragufashije utari mu bukwe ukaza ukaririmba ngo tariki niyi ngo umunsi n'uyu waba urimo ugamije biba birangiye. Indirimbo niba warakurikiye nk'ibice bya Salomo se nabyo bisomyemo birangiye. Indirimbo za Salomo se, Salomo yavugaga ku mukunzi we, yabwiraga neza amagambo meza umukunzi we, kandi umukunzi yavugaga Salomo ni Yesu Kristo. Yavugaga ubwiza bwe, yavugaga imirimo ye, yavugaga mbese yaramutakaga neza nk'impumuro nziza nko kudutera umutima w'amashari wawe. Wowe wenda kuko ibihanga ndabizi neza ntabwo twahaba kuko nanjye ubu ngira ibibazo magana ane byo kubaza na 12 twikomereze umva n'ibibazo byo hari ikindi kibazo nari mfite gikurikirana n'icyanyuma. Mu minsi ishize nigeze kumva mujya mwumva ngo ibisope cyangwa night club cyangwa iki, yewe numvise avuga ngo bagiye gushiraho ikintu cyitwa gospel night. Yego ako mwumva ngo abantu bagiye mu gisope, bagiye muri night club, ariko bakagenda bagiye muri gospel night. Nyine ari ibintu bya gospel, apana gukora ngo abantu bajye mu kabari cyangwa mu bisope. Niyo sides mabyumva mute? Aho ngaho njye ntekereza ko iyo gospel night ari zino overnights tujya dukora. Apana byongeye. None ubwo muri gospel night hakorwa iki? Si ukuririmba? Nyine ukuririmba ariko bitandukanye na overnight zo mu nsengero. Ariko gospel night uko byagenda kose haberamo ibintu bya gospel. Nyine ukumva batumiye nka Mbonyi ariko ari nijoro, batumiye abacuranzi batandukanye. Byaba ari byiza se. None se niba abantu barara ijoro bataramiye ku nzoga n'ibiki, twebwe tutarara ijoro dutaramiye ku Mana, nta kintu bitwara. Nabo bataramiye ku gafanta. Bivuga ngo hari ubundi buryo sinzi nimba bwarashatse kuvuga. Nimba bwa night club irahari, ugafata shere wawe mukajyana muri gospel night mukajya kurya mukabyina. Yego ni mu ako ni umukungu. Akazuke ka gospel ariko byaba ari byiza. Murabyemeranywa muri make mwese. Icyo ko ari ikintu bishobora kugufasha ni ugutuma abantu batarakomera mu gakiza baza mu ntuza. Bazayo kubera ko bumvise ko hari itandukanye. Ariko ubwo mwajya munabyiza. Umuvunayi yose aba ko basirimba bakagera gute? Tuvuge ko hari abantu bakomera kubera ntari abaza baje gusirimba gusa n'ubundi. Yes, n'undi baraza. Ibi bijya kugira isano n'iyo gospel night baba bagize. N'ubundi baza n'undi baje kwirira akazi. N'undi baraza bakurikiye umuziki. Imanza ariko ni ko kuri. Okay, ubwo mu byumva kimwe amahoro aratashye none. Ikibazo cya nyuma kijyanye n'inama. Izihe nama mwaha inama nk'eshatu cyangwa tugire ebyiri wenda imwe mwaha urubyiruko ku bijyanye na music cyangwa ku bijyanye na n'iki kiganiro? Urumva context ni music. Yego rero njye inama naheza urubyiruko rugenzi rwanjye, iki nama nabaheza ku bintu bijyanye na music. Ujye wumva music ariko igufitiye umumaro, nyine ifite ikintu iri buze kugufasha, sibyo?
wumve uvuge ngo niba ngiye kumva iyi ndirimbo nyine hari ubutumwa buyirimo, lyrics zayo ndazireba ndazisoma nkumva hari ubutumwa burimo, hari ikintu byamindura mu buzima ko hari abantu benshi bahindurwa n'indirimbo, cyane ko nakomeje kwibanda ku ruhande rwa gospel. Gospel ni indirimbo nziza, ni indirimbo nziza waba wemera Imana waba utarayemera, ni indirimbo nziza umuntu akwiriye kumva mu bihe byose mu bukwe wayumva, mu bantu bagize ibyago wayumva, wishimye wayumva, ubabaye wayumva, ni indirimbo zomora. Nabagira inama ko izo ndirimbo bazibanda gusa n'abantu batajya bazumva. Nyine n'abashyigikiye bajya bazicuranga mu kabari cyane, no mu kabari bajya bacuranga indirimbo z'Imana. Aha rero umuntu wahahindukira ari gusoma icupa, umuntu usoma icupa nta kintu aba yumva. nabwo uraca ku kabari ngo wumve bacuranze indirimbo y'Imana, wumva ubona rwose yanabafashije. Kiradodora. Nta buhamya bw'umuntu usoma se wafatiwe mu kabari. Barafatwa. Barafatwa bajya bazicuranga. Bajya bazicuranga mu masaa sita z'ijoro, agacupa kamaze kubageramo ukumva bashyizemo nka cyane twa Theo noneho. Noneho ziriya ndirimbo za Theo, ziriya ndirimbo za Mbonyi, hari abahanzi baba gospel nyine baba bazwi, barabona baba bazi. Rero izo ndirimbo nziza ngena nicyo nabashishikariza, niyo n'abana baziha umwanya cyane. Niba wajyaga wumva udusekera nyine uryamye, abantu benshi ubwo bagiye kuryama ngo bumva ngo utwo turimo ngo tugenda gakeya, dusekera tw'urukundo. Yes, hari n'uturimbo tw'Imana tugenda gakeya dutuje wasinziriramo two kuramya. Rero izo ndirimbo nyine bajya bazumva, indirimbo nziza mu buzima bwacu bwose rwose. Okay, ngewe inama nabaha cyane cyane kuri side yo guys, niba ukora umuziki wigira ahantu hamwe ubogamira, umva indirimbo zose, kubera ko bano batipe bakora music ziri sekira, hari ibintu byinshi cyane bazi. Gusa dufite n'aba producer beza ba gospel n'abacuranzi beza ba gospel, amabandi meza kabisa akora ibintu byiza. Ariko abenshi nanone usanga nk'abantu bacuranga piano ya kabiri bagenda bazikura mu mantuza, like bafata reference kuri sekira, amapiyano ya kabiri akenshi hari akantu wumva ugahita wumva ahantu kazi, sibyo? Nk'umuntu nk'iriya ndirimbo ya CG ikoze nk'aho ari sekira, niko abantu babyita. Abantu benshi bari bazi ko ari na sekira, urumva? Ariko iri improved, ni gospel iri improved. Ntabwo iri improved ku rwego rw'abazuru, urumva? Kuko abazuru bafite style yabo bakora, ariko nayo urumva yakatarakitinga umuntu, sibyo, udakijijwe kuyumva. Ku buryo like beat uko ikoze yakatarakitinga umuntu udakijijwe kuyumva, agakuramo message, urumva? Agakuramo message kandi yagiye akurikiye umuziki, sibyo? Like ku bantu bakora like music, niyo nama nabagira. Muri rusange abandi ugira abantu ibyo wumva bifite umumaro, wumva ibintu bizima nyine, wumva ibintu like balancing ibyo wumva. Ushobora kumva bitewe na mood urimo, like ushobora kubyuka warakaye ukumva ukeneye akarimbo kakumara agahinda, wakumva gospel, sibyo? Ariko hari igihe umuntu yishima akumva adashaka kumva gospel, uko ni ukuri, agahita yumva yashyiramo ikirimbo kishyushye ariko kitari gospel, uri kumva ako kantu noneho agahita akabyina, sibyo? Cyane cyane nk'abantu bataraba addicted cyane nko kumukunga, kuko abantu baba addicted kumukunga ku buryo atekereje kubyina akanda kumukunga. Yanjye niyo nama nabaha. Murakoze. None se mubaze, nkawe nimba ufite inshuti yawe ikora indirimbo ya gospel, ukagira n'indi ikora sekira, bose bagira inama, inshuti yanjye ikora gospel, you guys
abashuti banjye bakora gospel barahari, ba Israel Mugisha, abandi mukomerezaho, ariko mwige ahantu isi igeze, twige strategy yatuma umuntu udakunda gospel yakumva beat y'indirimbo yawe. Ashobora kugenda akurikiye beat akumva ubutumwa, sibyo? Ikindi, wowe nshuti yanjye ukora sekira, ntabwo ndi bamentioningeho, ariko barahari baba celebrities banameze neza, sibyo? Bikore ariko ukizwe, wibuke umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, aho uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo. Murakoze. nawe watubwiye none ndasubiza gutera Hano ndagufite. okay, jewe narigiye kuvuga ngo nta nshuti zikora sekira mfite, ariko reka mvuge muri rusange abantu bakora indirimbo za sekira crash babikore nk'abantu bakorera kampani runaka, apana ibintu biri inside mu mitima yabo. Kampani? Yego. Bakore indirimbo za sekira nk'akazi, mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo gushaka amafaranga, of course. Ntibabikore nk'ibintu biri by'iherezo bihebeye, biyeguriye, babikore nk'akazi, nk'akazi nk'uko nawe wabyuka ukajya gushaka amafaranga, babikore nk'akazi. Nyuma y'akazi bumve gospel, basenge, basome ijambo, bumve indirimbo z'Imana. Biragoye gukora akazi utiyeguriye. Biragoye gukora akazi utiyeguriye n'umutima wawe wose. Oya, niba yarahamajije n'umutima we akavuga ati njye ngiye gukora aka kazi ngashakemo amafaranga, it's okay, nagakore nk'akazi, apana kuko agira ubuzima bwe like ngo agire urwo ruhande, abe urwo ruhande yiyegurira. And abantu bakora gospel bo bakomerezaho, bakore nyinshi, bashake uburyo bushyashya bukurura abantu, mbese bashyiremo imbaraga nyinshi muri gospel. Abo bo rwose turi kumwe, njye ndabafana. Okay, turasoje. Wakoze kabisa, tubajije ibibazo byiza, ariko kuri side yanjye byagiye binanira. Abantu bihangane bamfashe kabisa, bamfashe comment section kabisa, bajyemo bamfashe, kubera ko hari ibintu like ushobora kuba nasubije uko mbyumva, ariko nawe uri kutureba ufite ukuntu byumva. Hari uburyo nyine wumva ibintu byagakwiye, kandi ni na byiza ko ibintu dukora tubyigiramo. Birakwiriye ko twiga. Iyo turi hano turi muri kino kiganiro tuba duhagarariye impande ebyiri, kuko nizo mpande zihari hano muri iyi si yacu nyine. Bivuze ngo rero buri muntu yumva uruhande rwe, niba hari ibyo twavuze byamufasha, niba ari ibyo yahindura, niba ari ibyo tutasubije neza nawe yabisubiza muri comment cyane, nuko biba bimeze. Okay, twavuga ngo murakoze. Niba ari undi muntu wifuza kutubaza ikibazo azatwandikire, azategura ibibazo abitubaze, nta kibazo. Nifuza ko aza no kuri kamera tuzamushyira, nuko uyu munsi atarifuje ko tumushyira kuri kamera, kandi icyifuzo cy'umuntu ni itegeko. Murakoze kudukurikirana. Navuga ngo wowe ugeze kuri uyu munota ukiri kureba, Imana iguhe umugisha, kandi izuri byawe byangiritse. Wibuke gukora subscribe aho ngaho hasi. Comment zo ni ibisanzwe nyine, comment tugomba kuzitanga, kuko ibintu turi gukora ni ikiganiro, tuba tugomba kuganiraho ukavuga uko byumva. Wibuke kulikinga video ndetse uyisharinge. Niba wumva hari ikintu yafasha umuntu, birashoboka ko umuntu areba video ariko akumva nta kintu ari gukuramo. Ubaye ntacyo wumva uri gukuramo, ntabwo nagushishikariza kuyisharinga. Abantu nabonye aba content creator nabonye bandika ngo kuri title bakandika ngo iyi video nta kintu kizima kirimo. Niba wumva ko ugikuramo ikintu kiri seri, wigende. Ariko njyewe icyo navuga, like niba wumva hari ikintu kizima ukuyemo, wisharinga inshuti yawe imwe cyangwa ebyiri. Urakoze, Imana iduhe umugisha. Nawe utaha. Shalom, bye.